tunaomba rais wetu, sisi tunataka Wanyarwanda warudi, inchi ni yetu, hatutaki kuona Wanyarwanda wa M23 wa Avuze watwigwanyeho ndani ya Kongo yetu. Kongo ni ya Goma. Alors, écoute, aujourd'hui à Goma, les gendarmes. Ça, c'est pas l'interview, mais notre interview viendra. Je suis venu. Il n'y a pas de problème, laisse-moi te dire. Okay. Aujourd'hui à Goma, tu peux entrer en boîte de nuit. Oui, nous avons des problèmes, des liquidités. Mais c'est une partie de la ville. Moi-même, j'y étais. C'est une partie de la ville. Nous nous organisons. La ville est sécurisée. La vie a repris. Et les choses s'organisent. Ils ont ordonné aux banques de ne pas ouvrir. Maître, nkuko naraye mbagejejeho ikiganiro mbabwira ku bigendanye n'uburyo mutwaye mu 23 ndetse na leta ya Kongo bikomeje kurebana nabi cyangwa se bikomeje imirwano, mbabwira nti President Antoine Felix Tshisekedi yongeye kandi nanone kugira cya akorogoshora mu bwonko bw'igihugu cy'u Rwanda, aho yagize atya nanone nyine akarushinja gukomeza kuvogera ubusugire bw'igihugu cya Kongo, avuga yuko u Rwanda rwabateye, ndetse anagaragaza nyine bya bindi byose nkuko mumuzi. Mubyibuke cyane twagiye dukomeza kubabwira mu mbwirwaruhame z'abayobozi bagiye batandukanye no mu bigendanye n'amasezerano yakomeje kugenda avugwa. Twakomeje kugenda tubabwira ko President Antoine Tshisekedi ari umwe mu bantu mu by'ukuri bahindagurika akantu ku kandi, bahindagurika umwanya ku mwanya. Ejo rero naraye mbagejejeho aya makuru, ariko noneho muri iki gitondo ndagira ngo mbagezeho amakuru, ariko kandi amakuru yizewe, ndetse ndibuze kugenda mbashyiriramo n'amajwi mato ya bimwe mu byo ngira ngo tuganireho n'ubundi byunganirana cyangwa se byuzuzanya n'ibyo nababwiye ku mugoroba washize, mbere yuko mbabwira iby'agace kitwa Katogota ndetse na hariya hafi n'umupaka wa Kamanyola ujya guhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo ndetse n'u Rwanda, hafi aho ngaho. Ndashaka kugira ngo mbabwire yuko none aha turimo tuvugana, nkuko nababwiye mu kiganiro cyatambutse mu makuru ya nimugoroba, nababwiye ngo M23 nta buryo iyi ntambara ya Kongo ntabwo izigera ikemuzwa ibiganiro, ushingiye ku buryo ugenda ubona M23 igenda ifata ibindi bice bigiye bitandukanye. Ibyo nababwiraga ntabwo byari, ngira ngo nuramuka wumvise iri jwi ry'uwitwa Colonel Naanga uhagarariye n'ubundi kugeza kuri uyu mwanya uyu mutwe AFC M23, murabizi ko ari umuyobozi ukomeye cyane hariya muri uyu mutwe, cyangwa se muri iri tsinda ry'abantu bavuga ko baharanira uburenganzira bw'abakongomani cyangwa se bashaka impinduramatwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu kugeza kuri uyu mwanya iri jwi rye ni Igifaransa, ni ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru, ubona yuko cyane abayemo guharira gukomeye cyane, ubona ko hari umunyamakuru yari afite amahane menshi cyane amuhata ibibazo, amubwira ati buri munsi mugaragaza ibibazo n'ibindi byinshi nk'ibyo. Ariko uyu witwa Colonel Naanga we yashimangiye, aravuga ngo President Antoine Felix Tshisekedi yakoze ibyaha byinshi by'intambara, yagize bega aramushinja ibintu byinshi, hanyuma aravuga ngo ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma haboneka amahoro mu buryo bw'ineza. No, aravuga ati gahunda yacu ni uguturiza Kinshasa, tugomba kurwana mpaka tugeze hehe Kinshasa. Mubyibuke yuko nababwiye mu kiganiro cyashize, ndababwira ngo aba bantu gukomeza kurwana bafata ibindi bice byinshi muri Kivu byanga byakunda, ni ikimenyetso simusiga cyerekana yuko M23 idashobora gusubira inyuma ingwire kure biriya bice yari imaze gushyiramo imbaraga, yarwaniye, yatakarijemo ubuzima, ngo ibe yabirekura yongere bisubize leta ya Kongo. Ntabwo byakunda,
ntabwo byakunda ibimenyetso simusiga biragaragara ntabwo M23 ishobora kuba ifite umugambi wo guhagarika intambara ngo bajye mu biganiro by'amahoro bajye muri leta aba bantu barashaka ubuyobozi bafite inyota yo kuyobora leta ya Kongo nabo bakayiyobora niba ari uyu Corneil Naanga cyangwa se niba ari undi wundi akayobora ariko ikintu bakeneye kubona leta ya Kongo icyo ni kimwe bicaye Kinshasa nabo bayoboye igihugu Felix Antoine Tshisekedi atakiri ku buyobozi hanyuma kandi bitaba ibyo ngibyo bakabona Kongo icikamo kabiri hari Kivu yigenga hakaboneka n'ibindi bice nyine cyangwa se niba ari Kongo y'amajyepfo y'Iburasirazuba na Kongo y'Iburengerazuba sinzi ubwo kuntu bazabikora ariko byanga bikunda ibyo mbabwira muzajye mukurikirana akantu ku kandi muzajya mubibona mu ijambo rye niwe wivugira ati twebwe gahunda yacu no kurwana mpaka tugeze he Kinshasa tugakora ubutegetsi bwa Tshisekedi hanyuma twarangiza tugahereza liberté totale cyangwa se uburenganzira bwuzuye buri mukongomani tukagira iterambere ngira ngo mwarabibonye ko bamaze iminsi barimo barakora imihanda barimo barakora ibikorwa by'iterambere none se waba ufite gahunda yo kuzarekura ahantu wafashe ugakora imihanda ngira ngo ku bantu bakurikirana ubugingo TV1 iki kintu muze kugitekerezaho waba ufite gahunda yo kuzarekura wafashe ukahakora ibikorwa remezo ntabwo byakunda hanyuma ariko kandi nubwo bimeze bityo mu gace kitwa Katogota ni Katogota ndetse no mu gice cya Kamanyola uyu munsi turimo tuvugana nyuma yuko M23 ifashe agace kitwa Kaziba ndetse kagenda yigarura n'ibindi bice bigiye bitandukanye ikomeza guforcinga ishyiramo imbaraga kugira ngo ifate n'ibindi bice mu yandi magambo nkuko nababwiraga M23 ifite urugendo runini cyane rwo gukomeza gufata ibindi bice kugira ku rwego ifashe ibice bya Kivu zombi bya Kivu kabisa ku buryo igenda igafata ibyo bice niba ari za Uvira niba ari nubwo Wazalendo cyangwa se na FARDC bavuga bati twebwe ahubwo biragomba kurangira tuzarwana imyaka 100 nishaka ishire ariko tuzigarura Bukavu twigarurire Goma twigarurire n'ahandi ariko ubona yuko ibi bintu kugira ngo iyi Wazalendo cyangwa FARDC babigereho bona ko bitapfa gukunda M23 ni igisirikare gifite imbaraga M23 ni igisirikare gishyigikiwe n'izindi mbaraga ariko abantu batareba M23 ni igisirikare gifite imbaraga amaboko agishyigikiye ariko mu buryo butagaragara nubwo bakomeza kugenda bashinja igihugu cy'u Rwanda yuko ari cyo gishyigikira gifasha M23 ariko ubona yuko hari andi maboko yandi hubwo abantu badatekereza afasha M23 ku buryo bigoye cyane ko wasobanura ngo ubundi M23 imbaraga ifite amaboko intwaro ziremereye bisibe no kuba baragiye bagaragaza ko bafashe intwaro bambuye intwaro FARDC ezo za Wazalendo bagiye bazita bakahunga ariko ubona ko M23 ari igisirikare gifite imbaraga kandi gishyigikiwe n'andi maboko atari u Rwanda nk'uko abantu baba barimo barabivuga uyu munsi utu duce M23 aka gaciba yagafashe ejo bakayikubita nayo ikakarekura kagasubira mu biganza bya Wazalendo cyangwa FARDC mu majwi aba Wazalendo bakomeza kugenda babivuga cyangwa se aba bakongomani bakomeza kugenda babivuga mu gisirikare cya FARDC bagakomeza kugenda babitangaza bavuga bati hana mbega ku buryo ubona yuko uyu munsi batsinze ejo batsinzwe ariko ni ku rugamba rumera kameme reka tugende tureba ubundi bwite twibukiranye iyi ntambara iva kuki nkuko mubizi abantu ariko se ibingibi ni ngombwa ko nongera kubyibutsa abantu cyangwa nta muntu utabizi kugeza kuri uyu mwanya ndamya neza ko nta muntu utaramenya ikintu M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo ihuriro rihuriweho n'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndahamya neza yuko nta muntu utazi icyo aba bantu barwanira kugeza kuri uyu mwanya bwa mbere Kongo irimo ubutunzi bwinshi
ubutunzi bw'ubwabwo ni kimwe mu bintu bijya bikreye intambara kandi abantu bakayishakira amazina. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hari ubwicanyi bwa hato na hato bugenda bukorerwa abantu bamwe bo mu bwoko runaka, bakibasirwa bakagirirwa nabi n'ibindi. Icyo ni ikintu cya kabiri gishobora gutuma abantu bafata intwaro bakarwana. Icya gatatu, imiyoborere mibi. Kuba ushobora kugira igihugu nka Kongo, igihugu gikize kirimo amabuye y'agaciro, kirimo ibintu byose by'agaciro, ariko ugasanga nta terambere rihari, nta mihanda myiza iki gihugu kigira, mbega ugasanga inyubako zirashaje, cyangwa se mbega ibyitwa ko ari ibikorwa remezo, ugasanga ubuyobozi busa naho bubayeho ngo bwisahurire bwibonere ya mishahara, ugasanga abayobozi bahembwa amamiliyoni arenze, ariko akazi ni ikibazo. Ugasanga ibyo mbega ibyo bahemberwa amafaranga, ibyo bahererwa umushahara, ugasanga ni ibintu batitaho. Rero ni ngombwa yuko igihe hari ibintu ari imiyoborere imeze gutyo, abantu bahaguruka mu rwego rwo kugira ngo bakora ibikorwa ariko bishobora kuzana impinduka. Niba ari intambara, niba ari isasu barikoreshe, niba ari ijambo barikoresha, ariko bya bintu bikaba bishobora kurema impinduka idasanzwe mu bigendanye n'ubuzima, imibereho y'umuturage w'umukongomani. Ibi ni byinshi mu byo Colonel Naanga agaragaza, ibyo M23 igaragaza, ariko noneho turebe mbese kugeza kuri uyu mwanya ko intambara irushaho kugenda ikaza ikara, ugasanga ibyo bice nyine barimo bararwanira gufata ibice bigiye bitandukanye, bamwe barwana babikavaringa. Ubona yuko urubyiruko rw'abakongomani rwikasemo imitwe myinshi cyane igamije guhurira ku mutwe wa M23 cyangwa se na AFC, bakomeza bavuga bati intego yacu niyo kugira ngo tubakubite, tubirukane, tubasubize iwabo mu Rwanda. Cyakoze icyo ngicyo cyo musa naho mukibeshyaho cyane. Twongere tuvuge yuko Colonel Naanga ntabwo ari umunyarwanda, nubwo bajya bavuga ngo bari bose bakomoka mu Rwanda, ariko nanone turebe nyine ni ibintu by'amagambo. Birasanzwe ko mu bihe by'intambara amagambo ajya afata uruhande runini cyane, cyangwa se intambara y'amagambo igigira imbaraga cyane kurusha intambara y'amasasu. Ariko noneho reka turebe, dufate umwanya dutekereze neza, turebe kugeza kuri uyu mwanya ibiganiro by'Idoha muri Qatar birimo biramara iki? Kwa aya magambo Colonel Naanga ayatangaje, ariko akayatangaza mu gihe barimo tuzi ko ejo ndumva nejo kwa mberera, ntabwo ndi kwibuka neza, ariko ndumva yes, umunsi w'ejo habayeho ibiganiro n'ubundi intumwa za M23 n'intumwa za leta byongeye guhurira i Qatar. Nyuma yuko iyi mihuro ibayeho, cyangwa se ukuguhura kuriho kubayeho ibi biganiro, nibwo Colonel Naanga avuga ati oya, twebwe gahunda yacu nuko tugomba guturiza he Kinshasa, tukajya gukuraho leta ya Tshisekedi. Hanyuma uyu munsi tuzi ko biteganijwe ko hari ibiganiro bigomba kuba hagati y'u Rwanda, ndetse n'ibiganiro bigomba kuba hagati ya Kongo, bigomba kubera muri Amerika kumeza ibiganiro imbere ya Trump, ariko bigamije kurema umubano, bigamije kurema iterambere ry'ibihugu byombi, ubufatanye, ubumwe n'ibindi byinshi. Nubwo tubona ko harimo ibintu by'amacenga, umwe ari Kongo ubona isa naho isitasita, ari u Rwanda ukabona ko rusitasita, nyine ubona yuko ari ibintu bisa naho bo bwabo baba batabihereza amahirwe cyane, cyangwa ngo babihereza agaciro cyane. Ariko dushobora kurebera hamwe ngo aya masezerano arimo aramara iki? Ibiganiro by'Idoha i Qatar birimo biramara iki? Ibiganiro byo muri Amerika cyangwa se nayo masezerano arimo aramara iki? Ese koko ibi biganiro cyangwa amasezerano azubahirizwa? Bizaca mu zihe nzira ko intambara irushaho kugenda ifata imbaraga? Bizaca mu zihe nzira ko M23 ishakisha ibyo bice? Ese koko bizakunda M23 irekure biriya bice? Ese koko bizakunda leta ya Kongo yemere guheba biriya bice? Ku bantu badukurikirana tuba tubasaba ibitekerezo ngo mutubwire, mwebwe mubona ibi bintu bizakunda? Mu by'ukuri ni amakuru muri iki gitondo tuba turimo turakurikirana, tubagezaho twabanje kuyagenzura neza, twabanje kureba ibimenyetso bifatika, hanyuma tukayashingiraho tuyaganiraho, ariko tugamije kugira ngo turebe
ubundi uyu mukino uzarangira gute. Reka tubashimire cyane tuvuga tuti mudusangiza ibitekerezo rya muri comment, nyamuneka uduhe comment, wibuke inkunga yawe rwose n'ubufatanye n'ubumwe, wibuke yuko umuntu nundi turagukeneye nk'umuntu dukurikirana, udusangiza ibitekerezo, dusangiza amakuru y'ahantu herereye, ariko kandi natwe dufite intego yo kukugezaho amakuru ariko atari amakuru mahimbano, ahubwo amakuru yezewe. Reka tubashimire cyane kandi tubwira M23 turabizi ko badukurikirana, ngo mukomeze mujye mbere nyine ku rugamba no gukomeza guharanira impinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abantu bari buze kumpa comment atako kantu sorejeho niko kabi, ariko ni keza kuko kararema amahoro y'igihe kizaza, abantu bakagubwa neza. Murakoze cyane, nawe utaha ngena RJP.